abaherwe 6 ku isi batunga isi imyaka 600 nta n'umwe ugiye muri onapo, nta upfuye, nta ukoze, nta n'uwongeye guhinga. Imyaka 600 batunga isi. Ariko abo ngabo bafite ubwo butunzi niho ubwami bw'Imana butandukanira n'ubwo mw'isi. Umuntu wavumbuye aho akura amaronko nta hajyana abandi, ariko Imana ibonye icyaguhesha amahoro. Ubuhanuzi nibutemerwa, abahanuraga bazakubitirwa mu nsengero basohorwemo. Abo nibasorwa mu nsengero bazabura ubayobora, mu mpano zabo bavangirwe. Nibahura na situwasiyo y'isi bitewe n'uburyo isi yubatse, umukire utuye atekaniye, atuye kure y'abantu, atuzi iyo mu rugo iwe nta bantu bahinjira. Murebe ibyitwa ubwenge bw'isi. Icyo mwita ubwenge ni iki? N'amata akomeye y'intambara cyangwa ni uguca impaka ziteza intambara? Icyo mwita ubwenge ni iki? Ni ugutegura ibitwaro bizakora intambara cyangwa ni ugutegura uburyo twakiyunga intambara zikavaho? Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Christo Yesu. Ni mwene so Anicet Niyomugabo ku Mukanguzi TV nk'ibisanzwe, n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni igihe tubagezaho ibyo Christo Yesu ashimye ko mwumvira muri twe, kandi ni umwanya wo kugira ngo dushimire abantu mubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ari ibintu bijya bitunezeza iyo umuntu ashimira abantu, ntabwo sinzi uburyo gushima mu bifata, ariko ntabwo ari amarangamutima, ni amavamutima. Nababwiye ko amarangamutima akora bitewe n'igihe, ariko amavamutima ntahindurwa n'igihe mu muntu. Rero turabashimiye, nkunda gushimira abantu bakora sheya, basharinga ijambo ry'Imana ku bandi. Ku bw'ibyo reka nse gatoya no bacira ku mayange, nubwo atari bose. Hari umuvandimwe uri Brazzaville, muri Congo Brazzaville, wampamagaye umugoroba washize, arambwira ngo bamuhaye ijambo ry'Imana, bamuhaye link yumva ijambo ry'Imana. Igitangaje, yari umukristo wo ku rusengero aho duteranira. Urumva iyo woherereje umuntu ijambo ry'Imana uba uri guhuza ababuranye. Ikindi cya kabiri narababwiye, ugaburiye umubiri uba uhembuye nyirawo, ugatuma iminsi ye yo kubaho yiyongera. Ariko kandi iyo ugaburiye ubugingo uba urokoye ubuzima bw'iteka ryose kandi buhoraho muri Kristo Yesu. Urumva imirimo ntingana. Nkunda kubivuga, ibyo wariye wigaburira warisayidiyaga, wari urimo wifasha, wahaga inda ni y'ibyo kurya, ibyo kurya nabyo ni iby'inda. Ibyo bizatsembwa byose bishire, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ibyo wahaye abandi uzabyambikirwa amakamba. Imana ntizagushimira umwambaro wiyambitse, izagushimira ibyo wambitse abandi. Kuko idene si imirimo twikorera, idene dufitiye Imana kubw'urukundo, ni urukundo dusohoza ku bandi. Rero Imana ibaha umugisha. Dushimiye abakoze subscribe kugira ngo mujye mubona notification uko twaprodinze ijambo ry'Imana. Mukomeze kubana natwe mu mwanya w'amateraniro yera. Ni igihe kitoroshye ku rwego rw'isi, abahanga n'abanyamasengesho. Icyateye uw'i Babuloni n'uw'i Yerusalemu cyamugezeho, ukomeye n'uworoheje. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya, uretse umwanya w'ijambo ry'Imana, uretse gusenga, uretse kwibuka isezerano n'iyabanye natwe, nta kindi kiri mu isi kiri kurengera abantu. Nta kindi kiri mu isi umuntu yaboneramwe amahoro. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'ubugingo, kandi naryo ntiriboneka mu isi. Icyakora riboneka mu bera batuye mu isi. Imana ishimwe ko na Kristo yarabivuze. Yesu yaravuze ngo singusabye kubakura mu isi, ahubwo uyibarindiremo, ubarinde umubi. Kuko iyo abizera bava mu isi, umucyo w'isi wari kuba ugiye. Ariko Yesu yaravuga ngo muri umucyo w'isi. Kuba umucyo wawe rero bikumurikire, bimurikire n'abandi. Uhoraho, umwami w'amahoro, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana data wa twese, Jehova Rafa, kandi Rahayiroi Elohim, Imana yaremye byose, ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'urukundo n'ububasha bwose, Imana nyir'icyubahiro, Imana umuremyi wa byose, turagushimiye. Uyu mwanya nkinguye ubwenge bwari bukingiranwe,
mfashe imibiri yari ibaye imbata y'ibititwa Imana data wa twese uri mu ijuru, mfashe abari mu nzira yo kuyoba bose turabaguhaye kugira ngo uyobore intambwe z'ibirenge byabo. Ndagushimiye Yesu, uduhaye umwanya wo kuvuga, reka natwe tuguhe n'umwanya wacu, tuguhe n'ubwenge n'umubiri n'ubugingo, kugira ngo abe ari wowe ubiyobora. Nawe yobora icyerekezo cyacu, shyiraho urufatiro, pehosa nima edrayi, dushyirireho umurongo ngenderwaho, twiyoboye twakiyobya, twebwe twifashije twakihemukira natwe ubwacu, kuko imbaraga dufite ntizihagije kubana natwe ubwacu twe benezo, ariko wowe urahagije ukabana natwe. Wayoboye Abisiraheli ku nyanja urabambutsa, ntabwo wigeze utinya Yorodani, kandi ntukangwa no gutwara Mose kuko Joshua aba ahari, ntukangwa no gutwara Joshua kuko Christo Yesu yari buzaze. Twebwe ibiduteye ubwoba ntibijya bigutera ubwoba. Igitumye duhinda umushyitsi bigaragaza igihe cyo gucogora kwacu, ariko wowe ubwawe tugira icyo utinya kandi tugira mwami, keretse gukora icyaha, gukora ibibi nibyo bitaba muri wowe, ibindi byose uri Imana yihariye. Ngomoro yibyishyiraga hejuru bigambiriye kurwanya Imana, byose ndabiguhaye kugira ngo ufate mpiri n'ibyigenza. Umuntu ukurikiye ijambo ryawe ababaye umuhe kunezerwa, umuntu wari unezerewe umushingire igiti, umurindire umunezero. Aleluya. Umuntu wariraga umuhe guhora, umuntu wari urushye umuruhure. Ni wowe byose, ni wowe byose, unyuze muri wowe niwe uzashyika, niwe uzagera yajya, kuko ari wowe nzira. Tunyuze muri wowe uyu mwanya kugira ngo uhingumba abana, tunyuze muri wowe uyu mwanya kugira ngo ukize abarwayi, tunyuze muri wowe, unyura muri wowe niwe uzagera aho ajya, tunyuze muri wowe kugira ngo abashomera akazi, ufasha abadafite shinge na rugero, wongere womora imitima y'abakomeretse, inguma zabo zikizwe n'Imana. Ibiganza byawe byaremye bitariho bibaho, kugusaba ibihari si byo wabura, kandi n'ibidahari wabikora. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo gukiranuka. Ni wowe muremyi wa byose, muri byose waremye harimo n'inzira tutaramenya, harimo n'imbaraga tutaramenya, harimo n'amaboko tutaramenya. Naba ari wowe wishyurira abadafite shinge na rugero, uburanira bari bari kurenganwa ku bwawe Kristo Yesu. Tuyobore mu ijambo ryawe kugira ngo twungure ubwenge n'inama, uduhe kumenya kugira ngo tumenyeshe abantu ibyo udutumye kubabwira. Turagushimiye ku bwawe none iteka ryose, amen. Yesu abaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ni igice cya 28 umurongo wa 28 nawo haravuze ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, igice cya mbere, n'ubundi dusome duhereye ku murongo wa 18. Haravuze ngo, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. 19, kuko byanditswe ngo, nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga, nzabuhindura ubusa. 20 haravuze ngo, mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi baheshwa kumenya Imana n'ubwenge. 21, kuko ubwo ubwenge bw'Imana
bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagiriki bo bashaka ubwenge. Umurongo wa 23, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Imana ibaha umugisha. Muri ihangana twongere dusome urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'iyi si, ni ubw'inyamaswa abantu, ndetse ni ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. 17, ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Umuririmbyi waririmbye indirimbo ya 371, uwa 373, iravuga ngo hariho icyo nkwaka mwami. Ariko igitero cyaho cya kabiri cyangwa ikika cya kabiri haravuze ngo nuntunganiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza. Ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Hari ubwenge n'umutima wera. Ndagira ngo tuganire ku bwenge bw'isi n'ubwenge bw'Imana. Shimye ko dukoresha ijambo ry'Imana, ko turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko nsabye Uwiteka Imana ihoraho kugira ngo ituyobore, ubwo wumva wunguke. Hari ibintu bitatu abantu bajya bitiranya. Hari ubumenyi n'ubwenge buturuka ku muntu, n'ubwenge buva ku Mana. Ubwenge bw'umuntu buzanwa naho yakuriye, bukagengwa n'igihe cy'ubukure bwe n'urungano rwe. Ariko kandi hari n'umuntu ukura mu ntekerezo, Andrawa cyangwa Andre biravuga ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo, wo twita mature cyangwa maturity cyangwa maturité, umuntu ukuze mu ntekerezo. Ubwo nabwo n'ubwenge, kuko hari abantu bakura igice cy'ubwenge bw'imitekerereze yabo ntigikure. Ubwenge mbabwira si ubwonko gatoya, ngaruka inyuma tuvuge ku bwenge. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Isi igendera ku bwenge n'ubuhanga. Ubuhanga ni ukumenya kubyaza ubumenyi umusaruro. Hanyuma ubumenyi bwicara mu bwenge, ariko ubwenge ntibwicara mu bumenyi, kuko ubumenyi ni ubwigwa ku ishuri. Umuntu iyo yicaye ku ikayi ari gusoma aramenya. Uko kumenya bigira inkomoko mu bwenge, noneho ubwenge bugatora icyo wabwiwe cyangwa wasomye cyangwa wavumbuye, bukakibika,
noneho ukagwiza ubumenyi bitewe na experience cyangwa aho wanyuze, ibyo wigishijwe, ibyo wabwiwe, ibyo wabonye, ibyo wowe ubwawe ushobora kwivumburira. Hanyuma ubwo bumenyi nibwo dukura ku ishuri. Nta muntu ugira ubumenyi adafite ubwenge. Ubwenge Imana iburema mu muntu. Hanyuma ubumenyi bwa none reka duhite tubuhuza n'ubwenge bw'isi. Muranyihanganira, narabibabwiye, iyo ukuri kutejejwe aba ari ikinyoma nyine cyejejwe. Iyo ukuri kutuzuye aba ari ikinyoma cyejejwe. Uyu munsi ubumenyi buriho bufitiye inyungu bene kuburema. Hirya y'ibyuzi habaye ibindi wahishwe. Hirya y'aho wageze hari ahandi utakemererwa kugera. Hirya y'ibyo wamenye hari ibyo wamenye ukabizira. Isi hari ibintu idashaka ko mudashobora kumenya na gato. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nimuze musenge, munsange mwenyine, muze twihererane. Uwo mwiherero wacu n'Imana uberamwe amabanga y'imigambi Imana yibwira kutugirira, ariko kandi uwo mwiherero wacu n'Imana unamenerwamwe amabanga y'ab'isi. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ntacyo nzakora ntakibwiye intore zanjye. Uyu munsi hari ikoranabuhanga bera b'Imana, internet yateye imbere. Internet biravuze ngo twinjire mu isanzure, cyangwa se kwinjira mu isanzure ni ukuba aho uri wowe ubwawe ukareba ibyabereye hose. Biraturuka, biragayidingwa, cyangwa se iyo icyerekezo cyabyo cyangwa se umuyoboro wabyo uraturuka kuri satellite dushyire ku mucyo. Hari ibintu bigenda bikuretingwa n'abantu. Ndagira ngo tubanze tuganire ku bwenge bwa muntu. Ubwenge bwa muntu buje harabanje ubw'Imana, ariko kuki hariho ubwenge bw'umuntu hakabaho n'ubwenge bw'Imana, kandi Imana ariyo yaremye umuntu. Umuntu yari akwiriye kugendera ku bushake bw'Imana, ariko ubwenge bw'umuntu bwo se buzanywe n'iki? Kubera iki se ubw'Imana nabwo bukenewe? Dufite abantu batakiri kwifuza kuryamana n'abagabo ngo babyarane nabo, bari kujya kugura spams bakazibatera bakabyara abana. Narabibabwiye, hari amavuriro menshi ari gukora iryo koranabuhanga. N'isi y'ubuhanga. Ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana. Uyu mwanya murihangana, telefone ni icyumba cyo ku karubanda, ariko nyirayo yihishamo. Itumanaho, iyi telefone ni icyumba cyo ku karubanda, ariko wowe wagize ubwihisho. Iyo ujya kugambanira umuntu urahamagara, wajya kumuvuga neza ugahamagara, wajya kugira inama ugahamagara. Noneho telefoni niyo communication. Amakuru yavugiye muri Amerika direct nayareba kuri telefone. Amakuru yose yatambutse nshobora kwibagirwa ibyo bavuzemo ngasubira kuri telefone nkabizana. Ni icyumba cyo ku karubanda, ariko abantu bari kwihishamo. Iyo uri kuvugana n'umuntu bashobora kukugenera iminota uvugana nawe, cyangwa bakagabanya iminota uvugana nawe. Isi ifite ikoranabuhanga. Abahanga bo mu bantu bazi uburyo ubwato bugomba gukorera muri hydrodynamique, indege ikagendera aerodynamique. Bazi uburyo indege iri buhaguruka igafunga imyuka yagira mu kirere ikarekura imyuka. Umuntu yabuze force pesantere, ariko akora ibindi biri artificiel, akora ibyo azagenderamo. Nubwo umuntu atazagira ibaba, ariko nashaka kuguruka azarifata. Yarariremye, azafata indege. Nashaka kwirukanka azafata imodokari, yarayikoze.
umuntu nashaka kuvugana n'umuntu uri Amerika ari mu Rwanda arajya kuri telefone, isi yabaye umudugudu. Ubwo n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Dufite abahanga bari kubaka inzu munsi y'inyanja. Australia abayirimo habamwe abaramyi beza bazi kuririmba. Australia bararirimba, yubatse ku buryo butangaje. Abantu bazi Singapore ni igihugu kimaze imyaka 200, je pense kimaze 50 gifite ubwigenge. Nagahugu ntabwo ari kinini, ni igihugu karemano, navuga ngo biremeye havuye ishyamba. Uyu munsi gifite umutekano n'imiyoborere myiza. Urebye ikoranabuhanga ririmo, umuntu ashobora kuba mu nzu imwe muri Singapore akarinda umwana ashobora kuvukira muri iyo nzu akayikuriramo, akiga, akanabona akazi bitabaye ngombwa ko asohoka iyo nzu arimo ngo ajye gukora ahandi. Ashobora kuvuka, imyenda azambara akayibona mu nzu yavukiyemo, ishuri yiga akaribonaho, urusengero akarubona, bera n'akazi akakabona muri iyo nzu. Iyo bashaka gutembera bagenda hejuru y'amazu, nta kajagari ko mu muhanda. Kubera traffic ijambo y'ibinyabiziga, imodokari bitewe n'umugi n'urugero uriho irishyurwa kugira ngo yitware muri Singapore. Wishyura kwinjiza imodokari aho ngaho, igenda igira ibiciro bitewe n'ibirometero umuntu yagenze. Uko muzi kilometrage igenda izunguruka, uko essence igipimo cyayo kibara, niko n'igiciro kigenda kibara. Uratambuka imodokari bakakwereka amafaranga umaze kugezamo. Dufite ubuhanga mu isi buteye ubwoba, kugeza mu rwego abanyembaraga bo mu bantu bamaze kugira imitima ikomeye irenze umutima w'umuntu. Umwana w'umuntu ni ikiremwa kidasanzwe, n'urundi rwego rudasanzwe. Dufite tekinoloji y'indege zishobora kugenda zigaparika imyaka mu kirere zihagaze. Imitekano y'ibihugu runaka, indege ziragenda zigahagarara mu kirere bakagenzura umutekano kugera ku rushishi rwo hasi. Isi ifite ubwenge bw'abantu, ifite ubwenge bw'abantu. Ariko ijambo ry'Imana, nababwiye ngo ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Shaka tuvuge ku bwenge bw'isi n'ubwenge bw'abantu. Umuntu aracika ukuguru ntiyongere kubiririra, ntabiririra, ntabwo arizwa n'ukuguru gucitse. Hari n'abafite amaguru bari kujya kwicisha amaguru mazima bagashyiraho ibyuma kugira ngo bashobore kwihuta. Dufite abantu bari gufata abantu bari gufata ubwonko bakabugurana bagashyira utumashine mu bwonko, kompiyuta ikiyatsa abitekereje. Yatekereza ngo itara ryake rikaka, yatekereza ngo inzugi zifunge zikifunga. Yesu yaravuze ngo abana bo mu isi ni abahanga ku ngoma yabo ngo kuruta abana b'umwuka we, kuruta abana b'Imana. Ku ngoma y'isi twebwe ab'Imana ntabwo turi abahanga kungana n'ab'isi, kuko ubwenge bw'ab'isi nibo babukereya. Dufite n'abandi badakoresha ubumenyi, bakoresha imbaraga z'imyuka mibi. Bene aba bakoresha imbaraga z'imyuka mibi, afite imbaraga zo kugusura mu nzozi, akagukoresha ibyo uzi kuri kurota, kandi we akabikora akimarira ari ry'umubiri. Bafite imbaraga zo kwinjira mu bikuta badakinguye. Bafite imbaraga zo gusarisha umuntu atagukozeho mutahuye nawe, umuntu agasara kirukanka. Isi ifite imbaraga, kandi wabwiye Abatesalonike, je pense na Abatesalonike urwa kabiri, ni igice cya kabiri, n'Abatesalonike nibyo yarababwiye ngo bafite imbaraga n'ubushobozi bwose bwo gukora ibitangaza, ngo bazamanura n'umuriro umanuka uve mu ijuru. Nibutse ubwenge bw'abarasha Abarusiya bigeze bavuga ngo ntibashaka ko isi izongera kugira ijoro na rimwe. Bafata ikirahure kinini bakizamura ku zuba. Abize geography murabizi na astronomy bibamo, izuba niryo ritanga urumuri ku isi.
ukwezi kumurika umucyo gukuye ku zuba. Ibyo uko ari bibiri ushobora kujya mu cyerekezo birimo. Murabizi ko standard time yacu atari imwe ku isi hose, hamwe turi nijoro ahandi ni ku manywa. Iyo bimeze bityo ushobora gufata ya miruwari ukayitega izuba, noneho ikamurika urumuri mu gice cy'ijoro. Abarusiya barabitekereje. China bafite ubushobozi bwo kugusha imvura iri artificielle. Abantu mutembera murabizi Guangzhou hari ubushyuhe badashaka. Mu gihe cy'ubukonje bazi kubaka amazu ashyushya, bazi kubaka ibyuma bishyushya amazu yabo. Ubwo ni ubuhanga bw'umuntu. Bakoze amajeti, indege z'ubuhanga zigenda nta muntu zitwaye. Ubwo ni ubuhanga bw'umuntu. Ariko gukemura ibibazo abantu bagirana, ndi kugera hafi nge gusenga, uretse ko ntabwo naza gusoza navuze ku bwenge bw'Imana. Gukemura ibibazo abantu bagirana byarananiranye. Bibiliya ijambo ry'Imana, Imana iravuze ngo maze Imana Uwiteka abwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kujijuka ni ukuva mu bujiji. Ubujiji ni ikinyarwanda kibyara ijambo ryitwa kujijwa. Kujijwa ni ugukora ikintu mu mwanya utari uwacyo. Abantu bajya mu butayu mu gihe cyo kujya gusengera mu nsengero. Abantu biyiriza ubusa mu gihe cyo gufasha imfubyi. Abantu bafasha imfubyi mu gihe cyo gutanga icyacumi. Abantu batanga icyacumi mu gihe cyo gufasha. Jise ni ugukora ikintu mu mwanya utari uwacyo, niko kujijwa. Rero ubigize akamenyero akanabiyoboza ubwenge bwe yitwa injiji. Niyo yaba yarize. Injiji n'umuswa baratandukanye. Umuswa n'ufite ibya atazi, n'uwakoze ibyo atazi, akaba azi ngo icyo cyari gukorwa gutyo. Ariko injiji nifata rimwe ikaryita kabiri, agafata umutuku akawita umukara. Uwo niwe njiji, ni ukujijwa. Rero kubaha Uwiteka ubwabyo ni ukumenya Imana. Kumenya Uwiteka nibwo bwenge. Noneho iyo uretse ibyaha niko kujijuka. Noneho bivuze ngo ubujiji buterwa n'ibyaha. Noneho ubumenyi umuntu aremeye mu bujiji bumufasha kwica ubumuntu bwe, akangiza n'ubumuntu bwo mu bandi. Ndabizi murantega amatwi muranyumva. Ubumenyi buje mu bujiji, ubumuntu butagira ubumenyi butagira ubumuntu bworeka imbaga, n'ubumuntu butagira ubukristo bwica ubugingo. Abantu benshi muricara mukiga mukavumbura ngo niki icyogajuru kizaguruka gute, fizike. Bamenya neza ko kugira ngo icyogajuru kigire force pesantere baravanga shimi, baravanga fizike, ibintu byinshi mwita ubumenyi. Rimwe na rimwe twagiye duhishwa, uretse ko rimwe na rimwe isi igenda yibumbira hamwe bagashiduka bamena amabanga. Icyogajuru bakamenya ngo kizagurutswa n'umuriro, bakamenya ngo baracyambika icyuma kigenda gitakaraho bitewe n'aho kigeze. Bamenye ngo kizinjira mu isanzure n'ubwenge bw'umuntu. Icyo n'ubwenge bw'umuntu. Ariko gukemura amakimbirane isi ifitanye n'indi byarananiranye. Ijambo ry'Imana rivuze riti, riravuze ngo umunyabwenge wo muri iki gihe ari he? Ninde? Rirasubije ngo nabugaragarishe ingeso nziza ziboneye. Niba uri umunyabwenge bahufasha abandi. Ubwenge bw'isi uyu munsi abaherwe 6 ku isi batunga isi imyaka 600. Nta n'umwe ugiye muri onapo, nta upfuye, nta ukoze, nta n'uwongeye guhinga. Imyaka 600 batunga isi.
ariko abo ngabo bafite ubwo butunzi nibo badashaka ko abantu bakomeza kwiyongera. Barashaka ngo ubutunzi bujye ku ruhande rumwe. Narabibabwiye, niho ubwami bw'Imana butandukanira n'ubwo mu isi. Umuntu wavumbuye aho akura amaronko ntahajyana abandi, ariko Imana ibonye icyaguhesha amahoro n'ikiguhamagarira kujyamo. Umukire utuye atekana iyo atuye kure y'abantu, atuzi iyo mu rugo iwe nta bantu bahinjira. Murebe ibyitwa ubwenge bw'isi. Iterambere ririho ni ukubaka kure y'abantu, ni uko udashaka abazamu. Imbwa zirahagije n'amakamera, ugafata umuntu ukamusimbuza imbwa, ngo narwo ni urukundo. Ubwo bwenge bwitwa ubumenyi, Mana we, nibwo bwinjije abantu mu malaboratwari. Bubateye kurema ibisasu, kurema ibirwara, kurema ibyica. Iyo buza kuba ubwenge butunganye bwajyaga gushaka irisa amahoro. Ariko niba namwe mu nyumve, niba igihugu kimwe kirwana n'ikindi, abashinzwe amahoro aho kugira ngo batange amahoro muri cya gihugu, bagafata kimwe bakagiha intwaro n'ikindi bakagiha intwaro. Mukoresha ubwenge butekereza. Eske kugira ngo uhe umwana wawe n'uwanjye amahoro dusanze barwana, nuko wakoreshaga ikinonko tumuhibuye? Ubwo duhojeje intambara. Ubwenge bw'isi nuko habaho bamwe abandi ntibabeho. Ubumenyi bw'isi nuko umenya ibyo ugomba gukora kugira ngo ubikorere abakwigishije akazi. Nurangiza babyaza ubwenge bwawe umusaruro. Nujya gusenga uzahishurirwa imigambi y'ab'isi. Niyo mpamvu ubukristo bagomba kubucishamwe agakato. Nimusenga mugahishurirwa, umwuka wera agakora, muzakora n'ibyo ab'isi batigeze bakora. Muzamenya amakuru ari kuri internet mutagiye kuri internet. Muzamenya ibiri kuri satellite bitarajya ku mucyo. Satellite nababwiye biravuga ngo dushyire ku mucyo. Internet entre twinjire mu isanzure. Byose barabifata muri network dukorere ku mugaragaro cyangwa se muri iryo sanzure. Ibyo bakorera mu isanzure nibyo bagaragariza abantu kugira ngo amaso yanyu areshywe n'iby'isi ishaka kubereka. Ariko nababwiye ngo hirya y'ibyo muzi hari ibyo mwamenya mukabizira. Hirya y'ibyo muzi hari iby'isi idashaka ko mumenya. Hirya y'uburezi hari uko isi idashaka ko murerwa. Muba abahamya b'ibyo mureba. Imana iduhamagariye kubohoza imitima y'abera ikingiraniwe mu bubata bw'isi. Ni mubohoke ibi by'isi bera b'Imana, mutunganye iby'ubugingo, niho muzabana na Data wa twese amahoro, akabaha kugubwa neza mu babi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka mbabwire, abantu benshi mwe muzi internet. Hari imbuga zikorerwaho amabi, kuziyobora bigoranye, barwita darknet. Rucuririzwaho abana, rucururizwaho abantu, rugurishirizwaho intwaro, imiti, ibintu byinshi. Darknet ni isanzure ry'umwijima, niko bisobanuye. Urafata umwana ugahaguruka wirukanka ujya mu mugabane. Imana idushoboze tuzaganire kuri karande. Nibura umuntu ajya ahaguruka ajye mu mugabane atagiye gukorera y'ibyawo, ahubwo agiye gukorera y'iby'imbaraga zimukoreramo. Abantu benshi muvi wanyu mukajya kuba imbata y'ibitari Imana nyakuri, kuko mwagiye mudafite Imana nyakuri. Ariko Imana ishimwe ko hari abibyaza ubutumwa, hari n'abagera mu mahanga. Ntimube imbata y'ibitari Imana nyakuri, mukaba abakozi b'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abenshi gucisha umwuka mu bana banyu biragoranye, ntimukibahana. Urajya kubwira umwana ngo wivuge ibiteye isoni, yabibonye kuri internet.
urajya kubwira umwana ngo wigenda gutya yabonye indi ngendo, kandi narabibabwiye hari ikiganiro nigeze mbinoshaho gatoya, hari amategeko agenwa n'isi kugira ngo mukomeze kuba muri bwa bubata bwayo, bakazana icyitwa uburenganzira bw'umuntu. wowe waburengaho ugahanwa, ariko bo bakarenga kuri bwa burenganzira bagatoteza abandi. ubwo bumenyi kugira ngo umwuka wera atagira ibyo atahura, tuzabashyiriraho amateoloji atemera ubuhanuzi. ubuhanuzi nibutemerwa, abahanuraga bazakubitirwa mu nsengero basohorwemo. abo nibasohorwa mu nsengero bazabura ubayobora, mu mpano zabo bavangirwe. nibahura na situwasiyo y'isi bitewe n'uburyo isi yubatse, bahinduka abatekamutwe. isi yivange, mushaka uwakoreye Imana mu mubure. narabibabwiye, iyo inzara yateye ntawurobanura ibyo kurya, murya ibyo mubonye. niyo mpamvu mwakira inyigisho zose, niyo mpamvu umuntu abaho atagira umuntu umushumbye. ubayeho utagira aho utanga icyacumi, ubayeho utemera kujya gusenga. reka twemere wowe ntujya gusenga kuko aho utuye nta rusengero, ariko se nawe ufite urusengero, ubujijwe nande kwinjira mu nzu y'Imana? ubwenge bw'isi barakwereka ko ubwenge, igishoro cya mbere cy'ubwenge ni ubumenyi. nababwiye ko ubumenyi bukuretinzwe n'abantu. abantu nibo babukureya, nibo babuzana, bakakwigisha ubumenyi kugira ngo ibyo umenye ubikoreshe ubabyarira umusaruro. kabiri, mu bwenge bw'isi mu cyitwa ubumenyi, ari naho abantu badukoroniriza, bazana imandwa yitwa igihe. igihe bakakubwira ngo igihe ni amafaranga. no, igihe ni ubuzima mbere y'amafaranga. amafaranga abayeho kubw'ubuzima, ariko ubuzima ntiburiho kubw'amafaranga. ndabizi hari abantu mutabyemera, ariko si ngombwa ngo twemerane kuri byose. abantu batabyemera ni abatazi agaciro k'umuntu mu bintu. icyo gihe muzi agaciro k'ibintu mu bantu kuruta uko muzi agaciro k'umuntu mu bintu. Imana imaze kurema umuntu yaravuze ngo nase natwe. icyo ni icya mbere kimutandukanya n'ibindi biremwa. kabiri, ayobora ibiri mu isi byose. ariko umuntu kubw'ubumenyi butari mu bwenge, aho kuyobora ibiri mu isi, ayoborwa n'ibiri mu isi. iyo uyobowe n'ibiri mu isi, upfusha uwo wariwe. wowe wanyawe, you are natural, wowe uri naturel, urapfa, uvaho, usigara utakiriho. wowe wanyawe urapfa, kandi wowe wanyawe iyo upfuye uba imbata y'ibiti yitwa Imana. kugira ngo ugarukire ku Mana uba ubona ari impfabusa, utangira kugendera kuri forumire. ibiri spiritual ntibigira forumire. Imana iyo igiye gukora ntiza nk'uko yakoze mbere, iyo ikoze none ntikora nk'uko izakoreshwa. ihora ifite uburyo ikora. igira inzira zirenze igihumbi. iyo ugendeye kuri bwa bumenyi bw'umuntu, wica imitekerereze yawe, hanyuma ugakinga ubwenge, ugatangira no gusanga Imana itabaho bwa mbere, kuko uwakwigishije ntiyayemeye. icyatumye ayihakana ni ukugira ngo atayoborwa nayo. reka mbibutse ko n'abafilozofi bariho. filozofi, what does it means? filozofi ni ukuvuga ngo ni uburyo bw'umuyoboro w'imiyoborere y'ubwenge bw'umuntu. ni umuyoboro ngenderwaho uyobora ubwenge bw'umuntu. nicyo gisobanuro cya filozofi. ni umuyoboro ngenderwaho uyobora ubwenge bwa muntu. uwo muyoboro ushyizweho n'umuntu, kandi jesuye ko mujesuye twakomutwa, utekereza uko uri, ngatekereza uko ndi, kuko ndi uwo ndiwe nawe uri uriwe. rero iki ndagira ngo mugitekereze. ese ubwenge ni ukuvumbura umuti uvura indwara z'ibyorezo, cyangwa ubwenge ni ukumenya Imana iturinda ibyo byorezo? ndabizi neza, aha ni impavuga benshi murababara. ntabwo dukeneye, isi ntikeneye abashakashatsi, isi ikeneye abahishurirwa. abashakashatsi bariho kubera ibyorezo biriho, binjira gushakashaka umuti runaka kubera icyorezo cyaremwa
cyazanwa n'Imana, cyaba ibyago n'amakuba dutera, abashakashatsi bajya gushakashaka ku kintu bafitiye eshantiye. Iyo ufite eshantiye y'ikintu niho uba umushakashatsi kuri iyo eshantiye y'icyo ufite. Ntabwo mukeneye abashakashatsi, mukeneye abantu bahishurirwa. Iki ndagira ngo nkibabwire, bera b'Imana, nshuti z'umusaraba, isi yari ifite umuhanuzi ariko ntimwamuteze amatwi, ntabwo mwigeze mumwumva. Muramuhinyuza ibitabo mwanditse, muramuhinyuza amagambo muvuga, muramuhinyuza ubumenyi mwiga, muramuhinyuza imibare muteranya. Umushakashatsi w'isi ni ijambo ry'Imana, ni Kristo Yesu. Niwe rurema, niwe creator, niwe muremyi, niwe wadushyize mu isi. Ntiyadushyiriyeho ngo duhore duhangana n'ibyorezo. Imana yaturemeye kuyubaha ikadukiza amakuba. Imana ishimwe. Icyo wita ubwenge ni iki profesa? No kwiga ukagira profesora, kubara amacupa y'inzoga agusindisha bikakunanira. Icyo wita ubwenge ni iki? Nukwica bataravuka kugira ngo isi ikomeze yaguke. Icyo wita ubwenge ni iki? Icyo mwita ubwenge ni iki? Nukubaka ibigega duhunikamo imyaka abashonji bari gupfa batariye. Icyo twita ubwenge ni iki? Nukubaka inzu zigerekeranye hejuru ya shamburete z'abapfakazi badafite naho kurambika umusaya. Icyo mwita ubwenge ni iki? Nukugendera mu ndege hejuru y'abanyamaguru batagira n'inkweto. Icyo mwita ubwenge ni iki? Nukuryama ku buriri bwiza, iwawe haryamye, ku irembo haryamye ba homeless. Icyo mwita ubwenge ni iki? Nukurema indwara z'ibyorezo kugira ngo n'abari bahari bashire. Icyo mwita ubwenge ni iki? Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uwo muri iki gihe ufite ubwenge ninde? Namara impaka mubo mu gihe cye. Periya zonamandia. Ubwenge bw'Imana buratunganye rwose, bugira urukundo, ntabwo bugundira ibyiza, ntabwo akorera kwikururira. Icyo mwita ubwenge ni iki? Ese icyo mwita ubwenge ni iki? Isi ifite ibyiswe ubumenyi, kandi aho tubukura hari intego zo kurimbura umuntu. Icyo mwita ubwenge ni amarobo ari gusimbura abantu mu kazi. Mwarangiza ngo abantu nibarekeraho kugwira ngo babaye benshi. Aho ayo marobo yagiye mwahashyize abantu se? Babaye benshi niba robo ikoraho abantu 30. Babaye benshi, abo 30 bagakora akazi kamwe k'irobo, nabo bakabaho. Icyo mwita ubwenge, nyewe n'uyu munsi ndacyabaza, ese nibwo bwenge cyangwa ninjye ubyumva nabi? Icyo twita ubwenge nukuba ntakambuka ngo ngere hariya kuko tutavuga rumwe nabo, nkamenya Bibiliya ijambo ry'Imana icyo yita ubwenge butunganye. Yavuze ngo nukubaha Imana. Umuntu wubaha Imana abana n'abantu bose amahoro. Kabiri, akunda abantu, nabahaye minzi y'urukundo rw'Imana agapeo. Ntidukundira gushima ibibi by'abaduhemukira, dukundira kwimura ababi muri zone yacu n'Imana kugira ngo bashyirwe inyuma, kuko iyo ukunze uwakugiriye nabi ubu mukuye hagati ntabakira umurezi wawe n'Imana. Umutuzi inyuma yakigira kuri wowe akagera ikirenge mu cyawe nk'uko wakigeze mu cya Kristo. Niko Paulo yavuze, yaravuze ngo mugere ikirange mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Icyo mwita ubwenge ni iki? N'amata akomeye y'intambara cyangwa nuguca impaka ziteza intambara? Icyo mwita ubwenge ni iki? Nugutegura ibitwaro bizakora intambara cyangwa nugutegura uburyo twakiyunga intambara zikavaho?
n'uyu munsi ndabisubiramo, ntabwo ubwenge ari ukujya gushakashaka imiti ku cyorezo. Nababwiye ngo nta muntu ujya kuvumbura umuti adafite eshantiyo y'ibyago bimutera kujya kuvumbura. Mushaka umuti kuko mufite icyo mushaka kukiza. Ntidukeneye abashakashatsi, dukeneye abahishurirwa. Ariko kuko isi idashaka ubuyobozi bw'Imana mu isi, ntikeneye guhishurirwa, ikeneye kwiyobora ngo ijye kuvumbura. Abo bavumbura babona uko bakorera iby'inda mu zinda zabo. Ndabizi mbivuze mu gihe kigoranye kibiza n'ibyorezo, gishobora no kungirira amakuba, ariko mbibwirijwe n'umwuka ngo mbabwire ngo mugurishe ibitari ubwenge, mugurane, mugure ubwenge nyakuri. Kugura si indishyi, ntabwo ari ugutanga amafaranga. Kugura, murabizi abanyarwanda mbere ntitwaguraga, amafaranga ntiyari ahari. Hari ijambo bita kugurana. Uwejeje amasaka yarayatwaraga bakamuha ibijumba. Namwe nimufata icyo mwita ubumenyi mutigeze munamenya, mubuguranire Kristo Yesu abaha ubwenge. Isi nababwiye ngo igiye kudukoroniza, iduha imandwa yitwa igihe. Igihe kiri mu ishusho ya zero. Uko isi igenda, uko izenguruka, niko igihe giteye. Hamwe ni nijoro, ahandi ni ku manywa. Hamwe bararira, abandi baranezerewe. Bamwe bararirimba, abandi baganya. Bamwe ni impundu, abandi ni ikiriyo. Niko isi iteye. Ibyago biraba iwanjye, usange hamwe bari gushyingura, ahandi bari muri anniversaire. Gutabarana ntibihari. N'abajya kudutabara baduha amashitingi imbere y'intambara, bakaduha ibigori imbere y'intambara, shitingi tukazubaka intambara zatugezeho. Barabizi, barabibona, barabona amakuba. Nababwiye isi biroroshye kukupangira ukubaho ikurikije amagambo uganira kuri telefone. Ibyo wavugiye kuri telefone gusa bigaragaza uwuriwe. Kandi ubwenge bw'umuntu, capacity intellectuelle y'umuntu, ishusho yayo ni amagambo uvuga. Imirimo yawe ni ishusho y'ubwenge, by the way. Ntabwo ishusho y'ubwenge bwawe ari amashuri wize. No, ubumenyi kubugira ni kimwe, no kumenya gukoresha ubumenyi ni ikindi. Uhambwira ngo ubwenge ni ubuhe? Directeur ufata abana ku ngufu ayobora? Uhambwira ngo ubwo nibwo bwenge? Kuba uri umuyobozi uhembwa amafaranga arenze, ukarya ruswa ngo barenganye umuturage uri munsi yawe, ubwo nibwo mwita ubwenge? Nibwo butware se? Nibwo buyobozi? No, isi yaragushutse, urangije ugendera muri iyo cadre kuko wabonye bagenzi bawe barakwanima, inyuma yaho hari animation yabo muhuje gutekereza. None kuko muri abanyagitugu mugakroniza bari hasi, mukagira ngo nicyo cyitwa ubutware. Reka da, ntabwo murarya umunezero w'ubutware mugifite abo murenganya. Niba ari ikintu kiryoha, ni ukugira buyoboye mu nzira itunganye. Biraryoha, biratunganye, kandi ni amahoro. Umuyobozi mwiza ategurira abari inyuma ye kumuruta. Niba ukandamiza abari inyuma yawe, ntabwo ari bwo butware, ubwo ni ubwenge bw'isi. Bibiliya yavuze ngo ndetse n'ubw'inyamaswa abantu, irongerera avuga ngo buturuka no ku badayimoni. Ubwo bwenge bukubibagije urusengero rwera. Ngo habonye pasiteri akora ibyaha, yigeze akubambirwa se? Ngo habonye abahanuzi barwana, ni intambara y'agakiza bari kukurwanirira. Ngo barwana umuntu. Ubuse mwiganye bangahe? Imyambaro mwambara muyibonanye bangahe? Ko mwabiganye? Arega mayi, umuntu araje afashe mikoro, ari kuri televiziyo, ari kuri radio muri studio, ngo nimureke Imana y'abazungu. Akavugira kuri televiziyo yazanwe n'abazungu, kuri radio y'abazungu, afite mikoro yazanwe n'abazungu. Wabanje ukareka mikoro, nimusubire kumpu mureke imyenda, nimugenzi ibirenge mureke imodokari. Ubu Imana niyo muri kubona dukwiriye kureka ngo icyo nicyo cyitwa ubwenge, nibwo buhanga, nibwo bumenyi. Wicaye ku ntebe ivuye Dubai, warangiza ngo nitureke Imana ngo niyo muri Isiraheli. Hamushangare bandugu, kwa Cinara Yesu. Hanyuma ngo tukuge inyuma, twongere dusenge ryangombe ry'ababinga ba Nyundo. Nawe ntiyikijije umuko, imbogo imuhagitsemo yaravuze ngo muwite umurinzi, uturinde ibyago n'amakuba, ni muvuga uteze udukize covid. Ibyo nibyo muri kwita ubwenge?
ubwenge ni ubuguha amahoro bukayaha n'abandi, ni ubutuma urya n'abandi bariye, ni ubutuma uryama n'abandi bakaryama. Reka iki nkibabwire, hari ibintu bitatu ntajya nkina nabyo mwize. Sinshobora gukina n'ijambo Imana yavuze, sinshobora kurikina naryo. Kabiri, sinshobora, biri muri fagiti imwe aho ngaho, sinshobora gukina n'umuntu Imana yavuzeho, sinshobora guhinyura umuntu uvuze ngo Imana iravuze, kabone niyo yaba asa n'uwavangiwe. Nta forumire y'iby'Imana nzi, ndabigenzuza igihe kubw'ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Ibyo biratuma ntarangazwa n'ibindi, ntumbire Christo, kuko umuhanuzi arahanura ariko si usohoza, hasohoza Imana. Icya gatatu, sinjya nkina wenda si ngombwa kuvuga ibindi bibiri, ntabwo ari ngombwa kuvuga ibindi bibiri, ariko mureke iki nkibabwire. Kugira ngo umuntu abeho mu isi atekanye, ni amaraso ya Christo, wamwizera utamwizera. Kuko isi imeze nk'umurima w'amasaka, Yesu yarabivuze, harimo amasaka n'urukungu. Iyo umuhinzi arinze amasaka ibyonnye, n'urukungu ruprofitiramo. Iyo imvura iguye mu masaka n'urukungu irugwiraho. Iyo umuhinzi afumbiye amasaka n'urukungu rubona ifumbire. Ntabwo ari uko abatizera bari mu isi Imana ibashakira amahoro, nibayabonere mu bizera bari mu isi. Kuko murabizi mu nzira, iyo ufite umuntu ufite agatoroshi abamurikira mwese, niyo mwaba mudasangiye urugendo muhuye, urumuri rwabo murarubona. Niko isi iri kumurikirwa, ariko ntiremera urwo rumuri. Urumuri rero ni ubwenge bw'Imana. Mbere kugira ngo wimuke mu bwenge bw'isi, bwabamwishakira ndamu buturuka ku badayimoni bw'inyamaswa abantu, ni ukwiga amategeko ugacira abantu urubanza rubera. Nicyo mwita ubwenge. Ni ukuba warize amategeko ukarenganya imfubyi n'abapfakazi, nicyo mwita ubwenge. Abatishoboye nicyo mwita ubwenge. Aribwo mukoresha mubyara iterambere. Ni igihe mujugunya abadashoboye kure y'abashoboye, nicyo mwita iterambere. Ntabwo ari iyo shusho y'iterambere. Iterambere ni ugushoboza wa wundi utashoboye, nawe agakora yigira kuri ba bandi bamuri imbere. Isi irashaka gutura yonyine. Niyo mpamvu hari uduce tw'abifite abatifite batageramo. Nubwo bumuntu, n'ubwenge, n'ubumenyi, n'ubuhanga, cyangwa n'uburyo bwo kurinda umutekano. Igihe kirazenguruka kirashira. Igihe murebe umubumbe w'isi uforomye nka zero. Zero, umuhanga wo kuyandika hera ku kadomo, yuzura ari uko agarutse kuri ka kadomo. Burya zero niwo mubare utangira. Reka mbabwire impamvu ari wo mubare utangira. Bawita nombre benshi. Rimwe ikitwa unité de base. Iyo uhereye kuri unité de base rimwe, umubare munini wanyu mubaho ni 9. Ugera ku 9 ukaba urundi mubare, ugahita uzana zero, ya nombre benshi, ukayihuza na unité de base. Zero ihita kuba inshuro 10. Ibi mwebwe mwita ubumenyi kuva hariya muri base, muri iriya triangle, hariya muri iriya piramide aho kuri base, muraduha amakuru yuko hameze. Ukurereye hariya ukuru utekereza ibyo yakubwiye, ukuruzi ibyo byose yavuze. Ugera hejuru mugasongera abafizisiye, mujya mutubwira ngo iyo umuntu ageze hariya nta handi aba afiteho kujya, ngo arahanuka agasubira hasi. Ni uko isi ishira. Reka iki nkibabwire, mwebwe aho mutabonera inzira niho Imana iyibonera. Aho imbaraga z'umuntu zishiriye niho iz'Imana zitangirira. Dore igitangaza, aho muzi ngo ubwenge bw'umuntu bwarangiriye, hatangirira intego y'Imana ku muntu. Niyo mpamvu hari abazuka bari bapfuye mwababitse. Niyo mpamvu hakira abo mwari mwandikiye urupfu. Niyo mpamvu impanuka iba nta maboko afashe imodokari hakagira abarokoka. Izo ni imbaraga z'Imana. Gushakira Imana mu mubare uzanwe n'umuntu awuzana nta kirenge cy'Imana yashyize muri rimwe. Gushakira Imana mu ishuri, muri siyanse, uwazanye iyo siyanse muri kwiga niyo abagira iki? Muri iyo siyanse nta kuboko kw'Imana bigeze bandikamo. No, wishakira Imana aho itari, nanjye ntiwamboneraho iwawe. Uri no kureba amashusho, ngewe ubu nagiye ahandi. Nge wanyawe si uri kureba, nge wanyawe ninjye uri kwikoraho. Uganira na televiziyo umunyamakuru yanasinziriye. Imana yajyaga ibimbwira ikambwira ngo AHO mwana wanjye ntikarame, uzigisha uryamye nkagira ngo nubwibone. Ubu ndasinzira ugacya nabonye message ngo waraye utubwiye ijambo ryiza.
ari uwakubwirije n'uwari uryamye umuntu nyamuntu ninde, ni njyewe ugitekereza ibindi. Abantu mufite ibishusho by'ibyitwa imirimo, mukagira ibishusho by'ibyitwa imana atari imana. Ndagera hafi nsenge, nigeze natanga urugero. Abantu muri kugendana imirimo yakozwe n'Imana, ariko impinduka z'Imana muri mwe ntazihari. Ubu nziranye n'abantu benshi, hari nabo mfitiye amafoto yabo, nguye ifoto yabo ntiyambwira ngo komera, kandi nyamara irareba nubwo itabona. Ndikurira ntiyambwira ngo ihorere, ariko nagendanye na nyiri ifoto nguye yarambura ikiganza akambyutsa. Kugendana n'imirimo yakozwe n'Imana ni ifoto, ariko kugendana n'impinduka y'Imana muri wowe ni nyir'ubwite, muri kumwe, aho ugeze arakuyobora. Nababwiye ngo ubumenyi n'ubuhanga ni kimwe. Ubumenyi urabwiga, ubuhanga ni ukumenya kubyaza umusaruro ubumenyi. Ubwenge ni karemano buturuka ku Mana, bwitwa ubwenge iyo bukoze icyo bwaremewe. Ni ukwibwira umuntu ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge bw'Imana nsoza, icya mbere buraboneye, kabiri bugira urukundo, tibwirarira. Ubwo bwenge bwifuriza icyiza abandi, buca imanza zitabera. Dore ubwenge bw'Imana. Abakomeye bo mu isi barindwa n'aboroheje bo mu isi, ariko ubwenge bw'Imana, Imana y'inyembaraga niyo yirindira aboroheje bo mu isi. Mu gihe imbaraga z'umukire mu isi ari umukene, kurya k'umukire ni umuhinzi wiriwe mu murima. Imbaraga za generali ni ba majoro bariyete n'abandi, ayo maranka ari munsi ye, nizo mbaraga ze, nibo bamwubaha. Ariko Imana, umva uburyo Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, umuntu nankurikira azahondi, kuko uwo data azamuha icyubahiro. Ubwo bwenge bw'Imana, ijambo ry'Imana mu kanwa ka Christo, yaravuze ngo Imana ntiyashimye ko ab'isi babumenyeshwa n'ubwenge bw'isi. Ntabwo Imana yashimye ko ubwenge bw'Imana ubumenyera mu mubare, si muri license, no si degree, ntabwo ari masters, ntabwo ari diplome. Murabizi ko impamyabumenyi zose zitwa diplome. Ntabwo ubwenge ububoneraho. Ubwenge bw'Imana ububonera mu ruhande ruboneye, rukiranuka rw'Imana. Niba ushaka Imana ihane, reka ibyaha. Uko warazaga amaguru mu ibase y'amazi, niba ushaka Imana, ibyakugoye ni byinshi. Nababwiye indege mwamenye kwigendera muri aerodynamique, mumenye iyo strategie, iyo systeme murayikora, mumenye amababa yigenderamo. Ariko munaniwe imbaraga zibaneshereza ibyaha, urinda ikirenge cyawe nturagikubita ku ibuye, ureba inzara muzi kuzirinda, ntimuzi gusitara. Ariko kurinda umutima ngo we guheheta no kurarikira byarabananiye. Ubwenge bw'Imana bubashoboza ibyo mutishoboreye. Dore aho ubwenge bwawe utabugira, ibyo wapanze kugeraho ntiwabigezeho, nawe ubwawe ujya witungura. Ubabazwa n'ibitakubabaza, ukagambirira kwiyahura. Niba muri wowe harimo n'ubwenge bwagufasha kwiyica, ntabwo uragira ubwenge. Kuba uri umunyamategeko urugo rwawe rwarakunaniye, ubwo si bwo bwenge. Ncira abandi imanza, ariko nawe kuba uri umufilozofi. Ayiwe, Sokrate yagize umugore wa yarinze apfa. Sokrate yarinze apfa atarahindura umugore we, ariko yahinduye ibitekerezo bya benshi ku isi. Rero kujya guhingira abandi bakeza utazi gufumbira uwawe ngo were, si cyo cyitwa ubwenge. Ubu uri umucakara wa rubanda. Yesu ashimwe bavandimwe. Kugira ngo umenye ubwenge ni uko ufata ibyuzi nk'ibidahari, warangiza ukabwira Imana ngo ni wowe nemereye. Ni wowe nemereye Mana. Ukubaha Imana. Kabiri, ubwo bwenge bw'Imana bugenda buramira bo mukomeretsa. Yaravuze ngo ni nge se w'imfubyi, ni nge mugabo w'abapfakazi, mbesha mu mazu abadafite shinge na rugero, ni nge ubabera umucyo mu gihe cy'umwijima. Reka mbabwire, ni nayo izi gutandukanya konji n'ikiruhuko. Mwebwe mu ruhuko umunanira, Imana ikaturuhura umuruho. Uzi ubwenge muri mwe namenye igitera abantu umunezero, awusuke mu isi bose bareke kurira.
uzi ubwenge muri mwe namenye icyatuma umuntu adasaza mugishyireho nibura ntituzongere gupfa. Ariko Imana yaravuze ngo ibi nibibe bibaho. Iyo niyo kubahwa. Tuzagaruka muri session y'ubwenge bw'Imana turebe ibyiciro by'iterambere ryabwo n'uburyo umuntu abugeraho. Munyemerere uyu mwanya dusenge. Ushaka ubwenge bw'Imana, ubaha Imana. Ushaka kubaho ukomeye mu gihe cyawe, ubaha Christo Yesu. Ushaka ko abantu bakwigiraho iby'umumaro, ukazanabimurika imbere y'Imana, gera ikirenge mu cya Christo Yesu. Ushaka kubaho ufite amahoro mu isi, ita kuri abo baciriritse inyuma yawe. Imana ibaha umugisha. Ubarwanya niwe undwanya. Twese twaravutse, ntiwanyumva utariho of course. Uwavutse afite ideni ry'urupfu, twese tuzapfa. Ariko ikibazo ni uzapfira iki? Ntabwo wabura guhangayika ufasha abantu bingana no guhangayika wifasha. Aho kuruha wifasha waruha ufasha abandi. Kuko abandi ni imbaraga zawe mu gihe wowe wacogoye. Gira neza, ineza uyisanga imbere. Mana Data wa twese turagushimiye. Nguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe. Yobora imitima yacu n'intekerezo kugira ngo umutima wacu butunganye. Uyu muntu, uyu mwene data, uyu mushiki wange, uyu mukecuru n'uyu musaza babera amaboko ku rwego bageza aho ushaka kubageza. Ubwenge bw'umuntu bwavumbuye icyo umuntu yakora ngo arye, ariko ntiburavumbura icyo umuntu yakora ngo aneshe icyaha. Ariko wowe warakitubwiye, waravuze ngo nimuba muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, muzasabe n'icyo mushaka. Kandi wagiye ku musaraba upfira ibyaha byacu, uradupfira kugira ngo uduhe ubuzima bunesha ibyaha. Tuyobore muri byose, ubane natwe kubw'ineza yawe Christo Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Ijwi ry'Umukanguzi.